gusa igira feri ya moteri ikagira amategeko atandukanye n'ay'izindi bisanzwe. Iyi buto ubona ni feri ya moteri. Nzirikana igitambaro mu maso umbwire ncemo. Kizana igitambaro mari nzirike mu maso ncemo. Wagiye reka bro. Vale nzirikana igitambaro ncemo. Vale jewe ko nimbura igitambaro ndi gukure mu mupira wanje nkakuze gatamuka mari. Bayizana singiri. Kamyo zose zigira imyuka. Yego. Yego amaguru yagumye kuri pedale rero ya myuka irashira. Ese imyuka ifasha iki kamyo cyangwa se imyuka ikora akahe kazi kwikamyo? Urakoze cyane. Umuntu biti gitangaza president yambajije ikibazo arambaza ngo ese icyapa kiri ibumoso kirubahirizwa ushobora kuba wagihagararamo. Mbona kisomo yari kurikiranye fresh. Muntu rero ukurikira isomo wakumva ndi kuvuga ku kinyoteri cyangwa kandi kantu ugascrollinga ngaho kantu nikakureba. Ako niko kazagutwika mu kizami ugahita wibuka ko nakakubwiye. Tutagutindije cyane wisubire no mu mirimo yawe. Iyi kategori yanyigira ibizamini bingahe hano kuri tele? Bigira ibizamini bitatu. Yes. Icyambere ushobora no gutuma nabwo watsindwa sibyo? Ubukene nabwo butuma umuntu atsindwa. Ikindi cya kabiri, ikindi cya gatatu sori tubonye ni ukuba umuntu aza gukora hano perime yaramaze kwibonera akazi. Ubwo waba ufite ku kizami cy'ikamyo uzakora ku munsi w'ejo ari ubuhe mu bizamini bitatu uzakora? Numva sirikase naga kantu kabura. Harimo akantu k'ubwoba kuri sirikirasiyo. Eyo ladies and gentlemen, kanizere ko mumeze neza. Amujene wanyu musongozi nk'ibisanzwe mba ndi kuri Free 24/7 bagezaho ukuntu gahunda ziba zimeze. Uyu munsi ngiye kubatamo uburyo ikamyo ikora cyangwa se ukuntu ikamyo itwarwa muri rusange. Reka mbabwire impamvu ngiye gukora iri somo. Impamvu ngiye gukora iri somo no kubera umuntu biti gitangaza present. Umuntu biti gitangaza present ya dropinze comment mu isomo meruka gukora rya circulation. Ambaza ikibazo cy'ubwenge cyane. Umbaza impamvu icyo kibazo ari icy'ubwenge. Mukubera ukuntu editinga video zanjye. Je video nkora nzikorera abasirimu mwana. Udasirimutse ntago wareba video yanjye ngo isobanukirwe. Impamvu ni iyi ngiyi. Abantu twigana hano kuri platform y'umusongozi ntago duhura kuri tele kenshi cyane. Abo duhura ni bake. Urumva rero byanze bikunze nanjye mba ngomba kweditinga mu buryo ndibuze gushyira mu mukoro wo mu rugo cyangwa se exercise ukaza kudropinga comment nkabona ko byibura ya challenge nashyizemo wayibonye. Umuntu biti gitangaza present yambajije ikibazo arambaza ngo ese icyapa kiri ibumoso kirubahirizwa ushobora kuba wagihagararamo. Mbona kisomo yari kurikiranye fresh. Muntu rero ukurikira isomo wakumva ndi kuvuga ku kinyoteri cyangwa kandi kantu ugascrollinga ngaho kantu nikakureba. Ako niko kazagutwika mu kizami ugahita wibuka ko nakakubwiye. Kubera igitangaza presence yarongeye arambwira ngo agaperimenda nagafite biri ngombwa kugukurikira musaza. Iyo niyo mpamvu uyu munsi giye kwinjira muri iyi kamyo nkereka igitangaza present kuntu tableau yo mu ikamyo ikora bitewe nuko yambwiye ngo nzamukorere kuri kategori C. Kategori C ni izikamyo mureba ziri hano. Iyi kamyo niyo ukoreraho akavuki bite ibi byagukura mu rutugu byiyorere si byawe. Uko babihagararaho egwino basuhuze kagira imana. Uyu muntu bamwita Metre Kavukire muramubona kagofero kasonga mbere kana iki kabisa yigisha kategori C. Kategori C. Yes. Uyu munsi buretse gatose. Ndashaka kwinjira muri iyi kamyo y'umweru mureba ni kamyo ya United Driving School. Ikaba ari company nziza cyane ishobora kuba yagufasha ukeneye iyi kategori muri rusange. Umumetre w'iyi kamyo umuja murenze cyane turakorana ariko sinzanagiye kantu gese ngwino hano ariko gato tubaze tuvugane mu gake. Abaturage ntibanyumve nawe cyangwa abakandida ariko jewe ndahamya neza 100% umwarimu. Ariko iyo umuntu yakoze ibisabwa 100% perime arayibona. Ari kibuza kuyibona kuko ntago wambwira ngo baraguhereje perime uyu munsi then nuranze ugende ujye kugonga abantu ngo nuko nguziranye n'umuntu ibyo ntago byaba ari byo. Urakoze cyane kandi urakoze cyane. Uyu munsi banarebye mu mpanuka nyinshi cyane ziba kuri polisi yageze usanga ari perime ziri hagati y'amezi 5 nane zikiboneka ku kanya. Wabwira icyo abantu bafata imodoka bagatangira kujya mu muhanda no gutwara imiryango yabo batarabona maîtrise ku modoka. Hari umuntu ubona perime agahita yumva ko byarangiye yemerewe kuba yatwara ikinyabiziga. Ese nibyo ko umunyeshuri atsinze akabona perime aba yemerewe kujya mu muhanda agatangira gutwara? Bo nukuvuga ngo izi modoka tubigishirizaho se cyangwa zino modoka z'amayeto ekore ziba zifite double pedale. Hari ziba ziri kwa mwarimu ari niziba ziri ku munyeshuri. Umunyeshuri ashobora gukora ikosa gato gahita umufatira feri cyangwa umufatira amburiyage. Ibyo bintu rero mu gihe umunyeshuri atarumva yuko akiri umunyeshuri ni cyagiye ajya mu muhanda agakora impanuka.
iyo akoze impanuka rero n'ahandi usanga imiryango yashize cyangwa abantu bakomeretse cyangwa byagenze gute, ariko nkeka ko impamvu ya nini ibitera ni ukubona perimi uyu munsi mu gitondo ukajya mu muhanda, ntabwo wakabaye umushoferi wa nyawe ku buryo wemewe ugatira uri umushoferi baguha akazi ahantu. Turajya no kurana no mu bintu byo kuba wakora nk'ikizamini ahantu ushobora no gutsindwa utaranakora, kuko uba ukiri umunyeshuri nyine. Rero numva ko jewe iyo uvuye hano mu ishuri umaze kwiga imodoka zahita ukora umaze kubona perimi, ku bwanjye numva ko ari nk'umwana wanjye cyangwa ari nk'umugore wanjye cyangwa ari nk'umuvandimwe, buri numva ko wanakaba ufata maîtrise ahandi hantu cyangwa unanye nkagwa maîtrise ubwacyo. Bamara kuyifata ibyo ngibyo bikabona kujya kuvuga ngo ubaye umushoferi bitewe n'intera amaze kubona ko umaze kugera mu gutwara imodoka yawe. Yego, ndakeka kino kizami cy'imodoka nawe wagikozeho. Iki ngiki nagikozeho. Wagikozeho. Hari icyo bita ni ikintu bajya bavuga ngo kijyanye no kuzuza imyuka ku ikamyo. Ese imyuka ifasha iki kamyo cyangwa se imyuka ikora akahe kazi ku ikamyo? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo izi modoka z'amakamyo ahanini zitwarwa n'imyuka nk'uko ubivuze. Yego. Iyi modoka iyo uramutse uhagurutse utujuje umwuka ushobora kubura feri, afite ushobora kutajyamo. Bitandukanye n'amamodoka mato nk'amavuatiri cyangwa amasarireti watse uhita ugenda. Ariko no mu mategeko y'inuza y'imodoka ntago watse imodoka ngo uhite ugenda. Hari ukubanza kuyishyushya ukayizamurira amavuta. Ukazamura amavuta. Iyi rero ntago ari ukuzamura amavuta gusa ahubwo ubanza no kuzuza umwuka. Kuko itujije umwuka ugahaguruka ibura feri. Ushobora no guhaguruka ariko icyatsi ukabona nabwo binagenze neza nk'uko nyine wabyumvaga ko imodoka ishobora kugenda neza. Yego, ariko ahanini imuhagurutse ituje umwuka imodoka ibura feri. Uretse kuba uri mu modoka wenda ukaba wareba ku gipimo cyuzuza imyuka, ari nacyo tugiye kurebaho muri kano kanya. Tugiye kwinjira muri ya kamyo turebe ku gipimo cyuzuza imyuka ndetse n'ibindi bipimo bigiye bitandukanye. Ikindi kintu gishobora kukubwira ko imyuka yuzuye ku modoka ni iki? Hari taburo, ureba muri taburo y'imodoka. Ushobora kubona ko urushinge rwamaze kuzamuka rwagezeho. Aho ngaho mu gipimo ubona ko aho ngaho umwuka wawe wuzuye. Hari n'akandi kagasinyari imodoka ikwereka iritsamura ubwayo. Dusanzwe tuzi ko kwitsamura ari uko abantu ariko n'imodoka iritsamura zino z'imyuka. Ishobora kuza ukajya kumva iritsamuye. Ukumvire ku imyuka, imyuka icyo gihe iba yujuje. Sibyo? Aho ngaho uba wemewe kugenda. Iyi kategori igira ibizami bingahe muri rusange? Iyi kategori jewe nayikoreye kera. Ariko nk'umwarimu wara kuri tere ubu bisa nkaho byahindutse. Je nyikora habagaho ibizamini bibiri. Habagaho ikona bisanzwe hakabaho na circulation. Nibyo bizami byakorwaga. Ariko ubu ngubu ubona ko nyine niyangingo n'ubundi rero yuko leta ari umubyeyi ikomeje kugenda tworohereza ibintu. Tunajya tunamenya ibintu uko bigenda bitandukana. Hasigaye hariho ikona. Akabona kandi njya numva bakita ngo niba ari agati cross sinzi ukuntu bakita. Akabajya bitirana na parking garage. Kakarivanse, akabamo na karivanse, akaba na circulation. Ariko nubundi iyi rivanse twajyaga twikora mu muhanda. Ibishingiye kuri circulation n'ubundi. Bishingiye kuri circulation. Urebye ahanini nta kintu cyahindutse cyane. Yego ko wavaga mu makona ukajya mu muhanda ugakora rivanse nk'eshatu cyangwa enye, kaza bakaguhereza kategori ubona ko iyi merit tunayikwiye. Fresh guys. Ariko ahanga nyine abona ni ya gahunda n'ubundi yari uko leta ari umubyeyi. Cyakomeje kutubera umubyeyi. Rwanda mama kandi Rwanda papa. Rwose nikomereza. Reka tugushimire cyane Kanuma. Asante brother. For bro. Kujya mu cyapa, gukura amaguru kuri pedale, ikinyoteri, nibyo ngibyo bibatsinda. Uzakiri nk'umunyeshuri ufite kategori B. Umubwiye gukura amaguru kuri pedali bose bazi ko yabaguru kuri pedali imodoka izimo. Ese ni ikihe kintu ashobora gukora kugira ngo akure amaguru kuri pedali yizere ko imodoka iri bugume yaka? Mbere ya byose ugomba kumekinga sure ko imodoka yawe iri puemoro. Yego. Niba imodoka yawe iri puemoro ugakura amaguru kuri pedale ugashyiramo freyamu, imodoka yawe ntabwo igomba kubusha. Iguma hiri nta kibazo igomba kugira. Nicyo kuvuga ngo bakikugeza mu cyapa ugahagarara ikintu ugomba gukora no gushyira puemoro ugashyiramo freyamu. Ugashyiramo freyamu ugakura iki amaguru kuri pedale. Y'amaguru agumye kuri pedali. Ingaruka zibizihe? Ingaruka ziba nko kuri kategori supplementaire. Ni kategori itwarwa n'imyuka. Ikamyo zose zigira imyuka. Iyo amaguru yagumye kuri pedale rero ya myuka irashira. Buri ushobora kuba wafata fire ntuyifate, wafata amburiyaje ntuyifate, byose bikaba byabaye igiti. Bikaba byateza impanuka za hato na hato. Ngira ngo ananaganiriyeho na Kanuma nawe yagarutse ku kintu kijyanye n'imyuka. Byanze bikunze ikamyo ahantu hanini cyane igizwe n'imyuka mu migezi yayo. Imyuka nicyo kintu cyane. Ese imyuka iva hehe? Ishyirwamo gute mu ikamyo? Mu ikamyo uratse imodoka urinjira mu modoka yawe. Bwa mbere na mbere. Kademara imodoka yawe kaka. Ibifite turiya moteri igipimo cy'imyuka ibifite igipimo. Hari igipimo ntarenga uba ugomba kuzuza kugira ngo wenda hari imyuka nko kwikamyo ugomba kuzuza igejeje ku 8. Hagati y'8 n'10 ukabona guhaguruka kuki
mu modoka yawe. Yes, kagenda. Ese uramutse ugiye imyuka ituzuye hashobora kuba yiziye impanuka? Hashobora kubaho nk'impanuka z'uko ushobora gufata nka firo ukayibura, cyangwa wajya guhindura vitesi bikanga bitewe n'iki nuko ya modoka yawe itujuje imyuka. Yes, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo tutagiye muri byinshi nk'imodoka zo mu bwoko bw'amakamyo zikunze guhura n'ibibazo byo kubura feri, akenshi biba byatewe no guhaguruka zitujuje imyuka. Hari uburyo umushoferi ashobora kwirara, urumva, akagendera kuri fire umwanya munini cyane, kuko yagendeye kuri fire noneho ya fire ziki zikumara imyuka. Noneho gukoresha fire cyane mu ikamyo niko imyuka ishira. Niko imyuka ishira. Ubwo mu gihe ashaka kugenda gake kandi akeneye feri ari kugenda nk'ahantu hamwe, abagomba gukoresha fire moteri. Fire moteri. Ibyo byose ni ibikoresho biba biri mu ikamyo biba bigomba kwifashishwa bitwara. Cyane. Ndaza kugusaba kwinjira mu ikamyo akanya gato kanyereka bimwe muri ibyo bintu muratubwira. Okay, ndabikwereka rwose. Ndagushimiye cyane muhungu. WhatsApp muhungu wihakanye Yesu. Iki nicyo kizami baheraho iyo bakora ibizamini. Urabona ko amakona yiwe ari ku murongo fresh. Uwana leta ashyiramo akarivansi agenda areba muri retroviseur ya ruguru, arebe kuri kesariyeri yiwe, ubundi asubira inyuma apaka aciye muri aya makona. Ibintu biba byoroshye cyane, bishaba ushira ubwoba ukagera kuri tero ukabigerageza, nta birenze biba birimo rwose. Tudatinze rero reka twinjire muri iyi kamyo tunaganire n'umwe mu bamaster. Impamvu nifashisha abandi barimo bagiye batandukanye hano ni ukugira ngo mwumve byibura amakuru mba nabahaye nabo bagaruka bakayasongamo n'ubundi. Ni ukuvuga ngo nta gishya kiba gihari, bya bintu nakubwiye nshobora kwibaza n'undi mwarimu akaba ari byo asobanuraho. Ariko uyu munsi reka twegere uyu mwarimu, n'umwarimu wigisha ikamyo kuri iyi site ya Bugesera muri uyu mujyi wa Nyamata. Ngira ngo iyi kamyo y'umweru murayireba cyane kabisa, ni kamyo ishobora kuba yagufasha ubundi ukabona kategori mu buryo bworoshye cyane. Uyu master mureba wicaye ahangaha ni mubi cyane, umugabo nemereye nanjye niwe wampaye kategori y'iki kintu wallahi. Niyo mpamvu namwiyegereje nkavuga uyu mugabo reka tuganire adusobanurire bimwe mu bikoresho twifashisha mu gihe dutwaye uyu muzigo. Master umeze neza? Meze neza kijyango. Biracamo nari. Biracamo nta mutima. Ndakubona bro, rasa n'umufungo mano, usa n'umuntu utwara iki kintu bya nyabyo. Umuntu arashima Imana tu nta shitani. Abantu bambajije kuri iyi kamyo cyane bashaka kumenya ese iyi kamyo ishobora gutwarwa gute. Umuntu arayibona yabona ingano yayo n'ukuntu ingana akagira ubwoba, kavuga ati iki modoka kingana gutya nakivimvira nkakijyana kweri nkagitwara. Wabwira umuntu ushaka gutwara ikamyo gute, cyangwa se umuntu ugira ubwoba bw'ingano y'ikamyo itwarwa nk'izindi modoka zisanzwe cyangwa hari izindi mbaraga nyinshi cyane bisaba? Kintu wenda nabwira umuntu wakubajije icyo kibazo ni kimwe. Yego, iyi mashini nta kindi gitandukaniyeho n'izindi modoka cyane, gusa igira feri ya moteri, ikagira amategeko atandukanye n'ay'izindi bisanzwe. Yes. Ariko ni ibintu twiga tukamenya. Ikintu nabashishikariza ni ukuza tukayiga tukayimenya, tukayisobanukirwa. Tudatinze cyane ndagira ngo tubwire nka bimwe mu bikoresho by'ibanze twitaho cyane mu gihe dutwaye imodoka. Mu bikoresho by'ibanze nta kantu na kamwe katari ingenzi kuri iki kinyabiziga. Yes. Ariko mu bikoresho by'ibanze biterwa n'aho umuntu ageze. Yego. Gusa wenda kuri icyo bakubajije ku kintu kijyanye n'uko iyi moteri ikora, twahera wenda nko kuri iyi feri, nko kuri iyi buto ubona. Iyi buto ubona ni feri ya moteri. Iyo buto niyo feri ya moteri. Niyo feri ya moteri. Yego. Iyo ukandagije hagati uba ufashe feri moteri, wakuraho ukaba uyirekuje. Ubwo ufashe feri moteri bifasha iki modoka cyangwa bigenda bite mu gihe uri gutwara imodoka? Ariko ubu ngubu hari icyizere kuko hakiri mu gitondo wenda harimo kandi. Ariko ubu ngubu ibiryo biraza kuboneka tu. Ibiryo biraza kuboneka kuko haracyari kare kabisa. Naho wakiheba hakiri mu gitondo. Cyaze bro. Cyaze mana kuko bari na kamesaje ku munsi mana ubuzi ko hari umuntu yamasaha amaze kwiheba ngo ntago biri bukunde. Ntago wakiheba kandi wabyutse wagize imbaraga zo kubyuka. Ariko bo bavuye kuri gakondo mana ni muca kuri gakondo se siko numvishe ngo muca kuri gakondo bakabataho. Capati twahariya wenda hari nakabuyi ka mu gitondo naho ntago ntago wabirenza musirika. Mu gitondo urazi ko jyayo ukanze ukitamo. Ese ubwo watwara ikamyo mana utariye kandi yo yananyweye mazutu. Ikamyo ni ikintu gikomeye, bisaba imbaraga nyinshi cyane kandi bisaba no kubura kanura fresh kabisa. Nta bintu byo guhumiriza uho yenda usinzira, reka usinzira gato wisanga mu kabande. Biragaragara ko byanze bikunze wakanuye cyane uri ku ikamyo bro. Ni vuba cyane. Turashaka ko tuganirizaho gake ku ikamyo. Numvishe ko gutwara ikamyo bisaba kuba usobanukiwe taburo yo mu ikamyo n'imikorere yayo. Ese taburo yo mu ikamyo ifasha iki umushoferi w'ikamyo, cyangwa se taburo yo mu ikamyo twigisha iki muri rusange mu gihe dutwaye ikamyo? Taburo y'ikamyo aba ari ingenzi cyane ikintu uba ugomba kwitondera ku ikamyo
cyitonderwa cyane cyane imyuka nicyo kintu cya mbere. Ushobora kuba wagiye nabi imyuka yagabanyutse, icyo gihe ugomba guhagarara ukabanza ukayuzuza, akabone niba waba uri mu muhanda hagati shyira ku ruhande ugahagarara ukabanza ukuzuza imyuka, niba wagendeye kuri fire cyane imyuka ikagabanuka. Wakibeshya gatonya nawe wisanga hehe. Ubwo bishatse kuvuga ko imyuka ari ingenzi cyane ku ikamyo kurusha ibindi bintu byose. Nicyo kintu cya mbere cyo kwitonderwa imyuka, ibindi byose byaburamo ariko imyuka ikaba irimo yuzuye imeze neza fresh. Imyuka ishyirwamo gute mu ikamyo? Imyuka watsa imodoka yawe amara kuyatsa ukava kuri pedale akarangiza ugakandagira kuri accelerateri, ukandagira kuri accelerateri niba urushinge ruri hano muri 0 uri turona ukazamuka rwagera hano muri 4 ugasanga urunguru mpaka rugeze ku 8 bikabona kuzuza.